Bakunzi ba Rwanda Gospel TV banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu no munsi mwiza nanone Imana iduhaye ngo tuganire ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Nzi neza yuko utari bugume nk'uko waruri. Ndimo ndavuga ngo Imana ijya yitura umuntu ibyo yayikoreye. Niba umuntu ashobora kukwitura ineza wamugiriye cyaka kwitura inabi wamugiriye, ese Imana y'imirimo yayo dukora, ese Imana amategeko yayo ubahiriza, ese Imana umwanya wayo ufata ukora umurimo wayo, uzi ko Imana yo yakwibagirwa? Ntishobora kukwibagirwa. Ni nayo mpamvu ngusubizamo imbaraga nkubwira ngo kora neza bihakiri kare, kora neza bikiri kumanywa, kora neza mu bihe nk'ibi ngibi, nubwo abantu benshi, imitima ya benshi cyangwa ibyahanuwe byose bigaragaza yuko mu minsi yanyu izaba ari iminsi igoye, ariko rwana no gukora neza, Imana izakugira neza kandi Imana izagushoboza. Tugiye kuganira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana riri muri Yesaya ibice byaho 40. Umurongo waho turasoma umurongo waho wa Yesaya 40, umurongo waho wa 10, aravuga ngo dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Amen. Kadusenge. Mana nziza nyiri cyubahiro Uwiteka mwami, ngushimiye nanone uyu mwanya mwiza umpaye kuvuga ijambo ku bana bawe. Reka rimanuka rubuhanuzi bukora ku mitima ya benshi, reka rimanuka rubuhanuzi buzana bubohora ibya benshi mu izina rya Yesu. Urambura ikiganza cyawe ugahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose, kandi uratubwiye ngo ukuboko kwayo kuzatugenda imbere. Mwami ndasabye kugira ngo Umwuka wera abe ari we anyobora, kandi na buri wese ugiye kumvira ijambo hindurira amateka, rikore ku mutima no kubye ibyari byamukomera byose bihinduka ubusa mu izina rya Yesu wa Nazareti. Mwami w'abami nyir'ingabo, wongera usuka Umwuka wera. Waravuze ngo hanyuma y'ibyo uzasuka Umwuka wawe. Mana dukeneye Umwuka kugira dushobore gukora ubushake bwawe. Urakoze Mwami, urakoze nyir'ingabo Imana. Cyubahiro cyose niwe tugihaye mu izina rya Yesu. Amen. Rero dukomezanye n'ijambo ry'Uwiteka umwami Imana, nkuko ijambo ry'Imana tuvuye ngo dore umwami Imana izaza ari intwari. Icyo ntawe ugishidikanyaho, ariko y'Imana ije kukwitura icyo wayikoreye, izana ubutware, izana ijambo ritegeka, izana ijambo ry'imbaraga, ngo kuko umwami Imana azaza ari iki? Azaza ari intwari, ngo kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Bivuga ngo ukuboko k'Uwiteka umwami Imana iyo kukuriho, urategeka mu izina rya Yesu. Ibikorwa byose mu izina rya Yesu bigashoboka, ibitashobokaga ijambo ry'ubuhanuzi rigasohora, kubera yuko ukuboko kw'Imana kukuriho. Mu izina rya Yesu ndavugana nawe uyu munsi wa none, nguzanira ijambo kugira ngo wongere usubire mu imbaraga nshuti yanjye, kugira ngo wongere ubone kugirirwa neza n'Uwiteka umwami Imana. Ubushize nibo mbabwira abagabo b'Imana, abagabo bagendanye n'Imana, mbabwira umugabo bita Danieli uburyo yabanye n'Imana, uburyo yagendanye n'Imana, uburyo yarazi Imana. Biravuga ngo abazi Imana yo bazakomera. Iyo umaze kumenya Imana yawe urakomera. Iyo umaze kumenya Imana ibihe birahinduka. Iyo umaze kumenya Imana yawe ntabwo bw'umuko waruri. Ndakukangurira nshuti yanjye, menya Imana yawe iyo ariyo, nayo irakuza, ariko ukeneye nawe kuyimenya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kwayo kuzakujya imbere n'imirimo yawe urimo ukorera Imana. Ndavuga ni umunsi n'abakozi b'Imana bahura imbere y'Uwiteka umwami Imana. Ndavuga n'abakozi b'Imana bari ku gicano cy'Uwiteka umwami Imana. Ndavugana n'abakozi b'Imana bashumbye insengero hirya no hino. Ndavugana n'abakozi b'Imana bakoreye Imana mu buryo busanzwe n'ubudasanzwe. Ndavugana n'abakozi b'Imana bashyikiye abakozi b'Imana mu murimo w'Imana. Haleluya. Iyo tuvuga umukozi w'Imana, ni umuntu ukora ubushake bwa Data, ni umuntu ukora ubushake bw'Imana, niwe mukozi w'Imana. Hako hari naho n'abakozi ba Satani. Abakozi ba Satani ni abakora ibyo Satani ashaka, ariko genda avuga ngo inyiturano ku bakozi b'Imana
w'Imana. Nubwo wabona bisa nkaho bikomeye, abantu benshi bari bazi yuko mu gihe cya korona, benshi barabizi, buri wese yari mu nzu ye, benshi bateye kwanga ariko se ngo ba pasiteri abashumba barabaho gute? Ariko reka nkubwire inshuti zanjye, ababeshwaho n'Uwiteka umwami Imana, wakoreye Imana by'ukuri, Imana yabanye nawe, kandi dufite ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ikora muri ibe bitambutse. Abari bazi ngo abashumba beshwaho n'amaturo n'ibya cumi, ni byiza kandi nibyo, ariko tubeshwaho n'Uwiteka umwami Imana, tubeshwaho no kwizera kwacu. Icyo nzi neza, uyu munsi wa none barahari, barakora, bameze neza, abana babo barabayeho neza, barambara, baraberewe, barasa neza. Haleluya! Ndagira ngo uri munyumva wiyibuke nawe nk'umushumba, ndimo mvugana nawe kubera yuko wakoreye Imana. Imana imirazana inyiturano. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ukuboko kwayo ngo kuzayitegekera. Turi mu gihe cyo gutegekerwa n'ukuboko k'Uwiteka umwami Imana, kandi ukuboko k'Uwiteka umwami Imana birambwira neza ngo ukuboko k'Uwiteka umwami Imana kwari kuri Yosefu. Iyo ukuboko kw'Imana kukuriho, ndagira nkubwira ngo aho ugeze hose ibyo ukoze biremera. Yosefu, ukuboko kw'Imana kwari kuri we. Ageze kwa Potifari, kubera ko ukuboko kw'Imana kwari kumuriho, birambwira neza ngo maze umugore waramubengukwa. Haleluya! Ariko arangije ntago yiteye ko mubengutse, ntago yiteye ko mwishimiye. Arangije aravuga ngo icyo nzi neza, umwami yampaye byose, ngo ariko we ntago yigeza kumpa. Haleluya! Biratubwira neza, nubwo yagiye yavuye aho ngaho kwa Potifari akajya muri gereza, ariko ukuboko kw'Imana kwari kumuriho kugeza asohoka muri gereza. Ukuboko kw'Imana kwari kumuriho. Iyo ukuboko kw'Imana kukuriho, ibihe bikomeye ubinyuramo ntacyo bishobora kugutwara. Paulo na Sila, ukuboko kw'Imana kwari kubariho. Birambwira neza bari mu nzu muri gereza, batangira guhimbaza Imana, batangira kuvuga ku Mana. Bibiliya tubwira neza, roboko shakatayama, ngo maze bararamya barahimbaza, ngo iminyururu yari ibaboshye iragira gute? Ibavaho. Inzugi zirakinguka kubera ukuboko k'Uwiteka umwami Imana kwari kubariho. Imana irimo kubitura ibyo bayikoreye. Ndimo ndavugana nawe uyu munsi wa none ngo Imana yo mu ijuru yiteguye kukugira neza, yiteguye gukora ibikomeye n'ibitangaza ku buzima bwawe, kuko Imana yacu nta kishobora kurogoya umugambi wayo. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, nshuti yanjye uri muranyumva, urankurikiranye, ijambo nanone riratubwiye ngo dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Uyu munsi nubwo ubona ntacyo ufite, uyu munsi nubwo ubona bisa nkaho bitagendamo neza, ariko humura nshuti yanjye, kuko inyiturano yayo iri imbere y'ibyo urimo gukora uyu munsi, iri imbere y'ibyo wakoze uyu munsi. Uyu munsi jya nkunda kubwira abantu ngo uko uriho uyu munsi, cyangwa se icyo uzaba ejo, ugitegura uyu munsi. Ibyo twakoreye mu Imana uyu munsi wa none, turacyariho, turacyakora, tubeshejweho n'imirimo twakoze. Haleluya! Haleluya! Reka nkubwire nshuti zanjye, wowe byiringiro byawe ubitse hehe? Byiringiro byawe bifite hehe? Kuko umwami Imana yiteguye kuza gukora imirimo n'ibitangaza, yiteguye kuza kutuneshereza no kuturwanira intambara intoya n'inini zose. Imana yacu iteguye kuzirwana, kandi iteguye kubana nawe no kugendana nawe. Ndagushimiye wowe wundiheza amatwi muri aka kanya. Icyo nzi neza nuko hari icyo Imana igiye gukora. Ngiye gusengana nawe tukimara kumvira ijambo ngo Imana ije kwitura buri wese ibyo yayikoreye, kandi ukuboko kwayo dore kuyiri imbere. Kandi Uwiteka umwami Imana, imigambi ye ku buzima bwawe ni byiza gusa. Twabonye abakozi b'Imana ubushize nabibabwiye, tubona ba Daniel uburyo babonye Imana, tubona ba David uburyo babonye Imana, Yosefu uburyo yabonye Imana. Kubera iki? Inyiturano y'ibyo yakoze niyo yavugaga, niyo ivuga n'uyu munsi. Nawe Imana yabigukorera mu izina rya Yesu. Reka nsoreze ku mugabo bita Elisa. Umugabo bita Elisa yabanye na Eliya, baragendana. Ngo Bibiliya ngo yari umugaragu wamukora buri kimwe cyose, ariko igihe kigeze inyiturano yabonye nuko Elisa yakoze ibitangaza. Imana yamukoye ibitangaza bikubye kabiri bya Eliya. Kubera iki? Kubera igihe yabanye n'Imana, Imana yamuhaye ibye, nimuha n'ibyo. Nukuvuga ngo hari ibyo yari yarageneye
yagendeye kuri Elisa none imuha n'ibyashebuja Eliya. Ndagiye mvugane nawe nshuti yanjye, mukozi w'Imana, wicika intege. Ibyo urimo gukorera Imana byose, Imana yiteguye kugira neza, yiteguye kugukorera, yiteguye kugusohoreza imigambi ifite ku buzima bwawe. Ngo erega ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Rero nshuti yanjye, subira mu imbaraga, wongere ukorera Imana. Muririmbyi, subira mu imbaraga, yaza ndirimbo zawe, cyagiye cyawe n'Imana, ya repetition yawe ya buri mugoroba, Imana ntabwo izayibagirwa. Izanye inyiturano uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Umunyamasengesho uri munyumva, ndagira ngo usubize mu imbaraga. Nubwo ubona isa abantu bagaraga cyangwa bako utashubijwe, ariko Uwiteka umwami Imana azanye ingororano kandi araje muri aka kanya mu izina rya Yesu. Bavuga butumwa, bigisha bijambo ry'Imana, intumwa n'ababishopu ndetse n'abapastori ndetse n'abahanuzi, ndagira mbabwire ngo Uwiteka umwami Imana yambwiye iki gitondo ngo azanye ingororano kandi araje, ntabwo azatinda. Reka dusengane. Ndagushimiye mwami mwiza, nyiringabo Imana, wakoze, wamayira ijambo ngo usubizemo abantu imbaraga. Kandi ijambo ryarambwa muri Yesaya 40 umurongo wa mbere ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize bamabwira ibyurutse imitima yabo. Harabari bacitse intege, mwami wambwiye ngo uzanye ingororano, uzanye inyiturano, ndetse uje gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Mana bagire neza, ubite ubakomeze muri byose. Henda hesha umugisha abakozi bari hirya no hino, ndahesha umugisha bankurikiye muri aka kanya, ndahesha umugisha ubwoko bwawe bwose. Mwami w'abami, buri wese azagorerwa ibyo yakoze, kandi inyiturano ziraje bidatinze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Komeza ukore subscribe kuri channel yacu, uyihe bagenzi bawe. Ukimara kuyumva uyishoje, yohereze mugenzi wawe. Ndabizi neza yuko Imana izaguha umugisha, kubera yuko wadufashije gutanga cyakubwiza. Kandi ikindi nanone kandi ahantu handitseho like, ushobora kuba ufite igitekerezo, ushobora kuba unkeneye, ushobora kuba ushaka ko dusengana. Telefone yanjye ni 0788430085, kandi ushobora no kunyandikira kuri iyo email irimo inyura kuri ekara yawe. Imana iguhe umugisha, turabakunda cyane. Hallelujah. Amen.